Ibiheri ushobora kubiterwa no kutamenya skin type yawe. Turebe uburyo ki ushobora kumenya skin type yawe. Murakaza neza kuri Channel, urubuga tuganiraho kwitaho no kwisobanukirwa. Hano kandi tugufasha gusa neza, product zacu ni izambere mu kugufasha kugarura confidence yawe. Karaba mu maso ukoresheje cleanser cyangwa isabune yo koga mu maso. Umara isaha yose nta kintu na kimwe wisize mu maso. Nurangiza ufate tissue ugende womeka ku ruhu, ku gahanga, ku matama, ku zuru, ku kananwa, bimareho nk'iminota nk'itanu. Nudukuraho ukabona twajeho amavuta cyangwa uruhu hariho amavuta, uraba ufite oily skin. None nudukuraho ukabona uruhu rusa nkaho rwasataguritse na rwajeho amavuta, uraba ufite dry skin. Nubona udupapuro twawe ku gahanga cyangwa ku kananwa, mbese agace kamwe kamwe ariko kariho amavuta ahandi humye, akenshi uba ufite combination skin, uba ufite skin type ebyiri, uba ufite dry na oil. Niba ukuyeho udupapuro ukabona uruhu ruri kokera, isiga amavuta ugasanga uruhu rurakuriye, akenshi uba ufite sensitive skin. Ariko sensitive skin ushobora kuyigira ufite na dry skin cyangwa ufite na oil skin cyangwa ufite na combination skin. Mbese sensitive skin ushobora kuyigira ufite type ya skin iyo ariyo yose. Niba wowe nta mavuta, nta turongo ugeze ubona ku ruhu, ntabwo uruhu rwigeze rwokera, ufite normal skin. Iyi skin type hari igihe nyuma y'igihe runaka uyitakaza bitewe wenda no gukoresha ibintu bitajyanye n'uruhu rwawe. Ikindi ushobora kugira oil skin idafite ikibazo, ukaba ufite oil skin itajya irwara ibiheri. Kimwe n'ushobora kugira oil skin irwara ibiheri ariyo twita acne prone skin. Kandi ushobora no kugira oil skin ukagira utwengeruhu twawe tukaba ari tunini cyane. Gusa oil skin nubwo ikunda kugira ibibazo, ni skin type nziza idakunda kuzana iminkanyari vuba. Reka turebe uburyo ki ushobora kwita kuri izi skin type uko ari enye. Kandi ikindi, skin type yawe ntabwo ari byiza kuyihindagura. Hari abantu usanga bafite oil skin ariko agakora ku buryo ya mavuta yose ayamara ku ruhu. Ntabwo bijya biguhira kuko akenshi noneho uruhu ruhita rukora amavuta yandi asimbura yandi ya mbere, ugasanga urwaye ibiheri kubera ko amavuta yahise akorwa ari menshi. Ariya mavuta jya uyareka rwose. Oil skin rero reka turebe ukuntu wayitaho. Uruhu rw'amavuta ni uruhu rwiza kubera ukuntu rugrowinga iyo warwitayeho. Ikindi ni rusaza vuba ngo ubone iminkanyari. Nanone rukunda kuzana ibiheri iyo utarwitayeho neza. Biroroshye kumenya ko ufite uruhu rw'amavuta kubera imwe mu misemburo ituma amavuta ku ruhu aba menshi. Ibiranga uruhu rw'amavuta akenshi usanga afite utwengeruhu tunini cyane ku matama, agakunda kuyagirana, kuzana ibyuya mu maso kuri bamwe, rukunze kugira ibiheri. Kandi ikindi, hari igihe uruhu ruzaho inkovu z'ibyo biheri. Impamvu yo kugira uruhu rw'amavuta, impamvu abantu bakunze kugira uruhu rw'amavuta bishobora kubiterwa na genetics. Hari igihe biba bitewe n'ubwangavu cyangwa nyine uri kuva mu bwana, ubwangavu cyangwa ubugimbi. Hari ugukura, hari no kuba ufite imisemburo igenda ihindagurika, stress nyinshi, kwirirwa ku zuba cyangwa ku bintu bishyushye n'ibindi. Ni gute rero wakwita kuri uru ruhu rw'amavuta? Oga mu maso 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba mbere yo kuryama, ukoresheje cleanser cyangwa facial soap zabugenewe zoza mu maso. Ntabwo ari buri sabune yose ikwiye kogwa mu maso. Koresha water based product zawe akenshi ziba zigizwe n'amazi mu mwanya kugira ngo zikorwe mu mavuta. Bazikora mu mazi no mu mapudre. Kora exfoliation 2 mu cyumweru. Reka koga ama eponge mu maso, ntabwo ari byiza. Ntugakunde kwikora mu maso n'intoki zidasa neza, bizakurinda kurwara ibiheri. Koresha ingredient nka salicylic acid, niacinamide, retinol, vitamin C n'izindi zizagufasha kwirinda ko wakunda kuzajya urwara ibiheri. Coconut oil ntabwo ari abantu bafite oil skin. Coconut oil
za olive oil, shea butter, ibintu nk'ibyo ntabwo ari bya oil skin, ahubwo hari ama oil ushobora gukoresha nka jojoba, tea tree, hakaba geranium, hakaba argan oil. Mbese hari ama oil yagenewe oil skin type, ariko ntabwo ari buri oil ubonye bamamaza ngo ni fashion oil ntabwo wowe ibikubereye. Hindura imisego yawe byibura rimwe mu cyumweru, nibiba byiza urarane kabonete, kuko umwanda uri mu musatsi nawe ushobora gutuma urwara ibiheri ku gahanga. Biba ari byiza ko wakwirinda iyo myanda yo mu misatsi ntigere ku ruhu rwawe rwo mu maso. Gabanya kurya ibiryo bifite amavuta menshi nk'amachips, by'ibiboga n'imbuto ku bwinshi. Inywa amazi ahagije kandi wirinde kumena igiheri, kuko iyo wakimennye bagiteri ziva hamwe zikajya ahandi, mbese ugasanga uhorana ibiheri. Kandi ujye ukorana gasiporo. Oil skin type, ikindi kindi nakugiraho inama ni ukuba inshuti na aloe vera cyangwa ubuki, bishoboka wajya ubikoresha no ku ruhu, biremewe. Reka turebe noneho uruhu rwumutse cyangwa uruhu rwumye, turebe ukuntu rwo biba bimeze. Uba ufite amazi makeya, hydration iba ari nkeya, hamwe n'amavuta sebum nayo aba ari make. Ufite amavuta makeya n'amazi make. Ni uruhu rukunze kugira udusate iyo ruhuye n'impamvu ituma rwuma. Ikindi hari igihe wumva uruhu rwokera, kandi biroroshye kuri dry skin kugira iminkanyari wrinkles, kuko akenshi ni uruhu rukunze gusaza vuba kubera kubura iyo hydration. Niba ufite dry skin, gerageza ukoreshe moisturizer nziza irimo za ceramide cyangwa izi za snail mucin, za hyaluronic acid, ingredient nka petroleum jelly, shea butter, cocoa butter, body butter. Mbese izo product zikungahaye ku mavuta zikunze kugukorera. Ikindi ujye unakoresha ama product akenshi yongera ikintu bise hydration. Ntugatinde mu bwogero, irinde gutinda mu bwogero, kandi ujye wisiga uruhu rukimeze nk'aho rutose. Sunscreen uretse ko ari ngombwa ku ma skin type yose, ariko woweho ni umwihariko. Reka noneho turebe combination skin. Uruhu ruvanze ni ukuvuga aba ari dry oil cyangwa ikaba ari normal, cyangwa ugasanga agacikamo kari oil. Mbese abafite uruhu ruvangavanze rimwe na rimwe ruzana ibiheri. Kwita kuri skin type biragoye, kuko uba ugomba kugira product za skin type ebyiri, cyangwa ugakoresha product zagenewe all skin type, zikoreshwa na skin type zose, cyangwa ugakoresha izanditseho ko ari za combination skin. Normal skin ni uruhu rusanzwe rutoshye, rufite amazi na oil iringaniye, mbese rurabalansinze, yaba amazi yaba n'amavuta byose birabalansinze. Ntirukunda kurwara ibiheri, ntirukunda kuzana amavuta. Abantu bake cyane nibo bakunze kugira iyi skin type. Niba uyifite jya urwitaho kugira ngo rutazahinduka. Ni gute wakwita kuri normal skin? Koresha cleanser yoroheje, kandi ukoreshe n'aka moisturizer ari hydratant, mbese ka moisturizer gatanga hydration. Urinde uruhu rwawe izuba. Nawe ugomba gukora exfoliation 2 mu cyumweru, ukirinda kurarana amameke. Sensitive skin rero yo ni uruhu buri kimwe urushizeho kibanza kukugwa nabi, ukagira utualeriji, ukagira rashes, uruhu rukatukura. Ushobora kuba ufite oil skin type, oil skin, ushobora kugira dry, ushobora kugira combination, cyangwa ushobora kuba normal skin ariko ikaba sensitive. Gusa kuri normal skin ni gake cyane uruhu rukunze kuba sensitive. Ruba sensitive kubera cosmetics, cyangwa ushobora no kwambara amaherena cyangwa ukambara imikufi bikakugwa nabi. Ni gute wakwita kuri sensitive skin? Koresha amasabune atarimo ibihumuza, ibyera ibara, amavuta, ibintu nk'ibyo nibyo bikunze kukugwa nabi. Irinde gukoresha ibintu nk'ama scrub mu maso, uretse ko no ku yandi ma skin type ntabwo scrub ari nziza. Koresha essential oil mu mwanya wo gukoresha ama perfume, niba perfume zikugwa nabi. Test mbere yo kujya wisiga amavuta mashya, ukabanza ugatestinga nko
gutwi cyangwa ugasiga nko ku kuboko ukareba niba iyo product itazakugwa nabi. Mu mwanya wo kwihanagura ibyiza wagira ku ruhu rukumuka ubwabwo niba za eswime zikugwa nabi zituma wokera ukumva wakwishima. Amavuta meza ku bantu ba sensitive skin harimo chamomile. Chamomile iragira ikora soothing. Calendula nayo ni nziza, rose hip oil nayo ni nziza, ni na anti-aging. Ndizera ko ubu ubashije gusobanukirwa. Ibindi utasobanukiwe ushobora kumbaza, naho ubutaha mu rindi somo rizakurikiraho. Wibuke gukanda subscribe, kulayikinga no gusharinga kugira ngo video igere no ku bandi. Murakoze cyane.